VIP. What's up? Abavip umeze neza se, muraryohewe neza? Cyumweru kwa kwezi nakubwiye coach. Ukwezi kwa Severant. Yawe ukwezi k'urukundo. Ariko waramye ngo muri ukwezi ngo nta mafaranga baba bafite. Yego mukunda nta mafaranga nyine. Nubwo turi mu kwezi k'urukundo. Tuza tubifuriza cyane Severant nziza ko afite aho bakundana. Ariko twebwe turagarutse. Muri byo bintu byacu bitandukanye ntabwo tuje kwigisha urukundo. Tuje kwigisha uko mubizi hano dusugora tuganira ku kintu byerekeye ibintu bitatu gusa. Uko wakorera amafaranga, uko wabika amafaranga, nuko wakuba amafaranga. So uyu munsi rero ko dufite ikiganiro gikomeye cyane Kenny. Ikiganiro cy'umu Diaspora aho ari hose. Niyo ngo niba ufite mu Diaspora. Cyangwa se uzi groupe muri aba Diaspora. Share me link. Cyane. Aho turazaganiriza kwa Diaspora ni ibiki bashoramo hano mu Rwanda. Wana nimba ushaka kumenya ahantu ubu muri aka kanya wavuga ati mbega asset ubu nagura nkayicarana ariko ikaba yinyungukira cyangwa se asset nagura kugira ngo ngewe niteze imbere cyangwa cyangwa ni very crucial kuko abantu nibatumva yuko tuvuze investment bakagira ngo ni business. Oya ibintu tuza kwabwira uyu munsi ntabwo ari project ntabwo ari business. Yes. Nubwo bimwe bishobora kuza kuva mu two tundu shyikiyeho ariko ni asset. Ni asset. Ni asset ubwiye aba VIP niki. Ubundi rero asset ni ikintu cyoroshye ku understandinga nuko abantu bajya bagenda bakagiye confusinga n'ibindi bintu. Ariko asset ni ikintu cyinjiza amafaranga mu mufuka wawe. Good. Yes. Hanyuma contraire yacu ikaba liability. Yes, liability akaba ari ikintu gikura amafaranga mu mufuka wawe. Ndabaha urugero. Iyo ufashe nk'inzu ikaba ari ideni, iyo nzu muri banki bakubwira ko ufite ikitwa asset, ikintu gifatika. Mu magambo ya banki no muri finance bavuga ngo ni ikintu gifatika, ariko cyangwa umutungo ufite valeur runaka utimukana. Right. Ariko mu buryo bwa business na entrepreneurship uba ufite liability kubera ko buri kwezi wishyura amafaranga kubiri iyo nzu. Right. Buriya na rent ba wishyura n'iki byose bira byose those are liabilities. Yes. Hanyuma asset noneho ni cya kintu cyinjiza amafaranga mu mufuka wawe. Cya kintu cyinjiza amafaranga mu mufuka wawe kugira ngo ubone uko spending. Abantu benshi usanga asset zaba ari umutwe. Abantu bose ubu bavuze bati asset yanjye ni umutwe n'amaboko kubera ko nta bintu by'imitungo bafite bibinjiriza amafaranga mu gihe batarimo barakora. Tuvuge nk'ibintu nka 4 cyangwa 5 umuntu yagura muri ayo mafaranga. Nitureba neza ntabwo asset ibera nziza abantu bose. Yes. Asset imwe ishobora kutubera nziza ngiye nawe bikubera goals zacu na vision dufite. Ari ugasanga undi afite vision na goals zitandukanye yakaba ari mubera nziza. Reka twaye tuvuge kuri ibyo bintu. Kene wowe nk'ibintu mu Rwanda wabona hagati y'Amadolari miliyoni 10 z'Amanyarwanda kandi wakwalify nka asset ikintu gishobora kwinjiriza agaciro buri kwezi cyangwa buri mwaka cy'amafaranga kandi kitansabye ubwenge bwinshi kugira ngo nkikoreye. Umuntu umve pura tureba right now ufite ibihumbi 5 hagati y'ibihumbi 5 n'ibihumbi 10. Okay, ya muri Diaspora kenshi abantu bafite amafaranga ariko bashaka kugira ngo bashire mu kintu kiri passive iwabo cyagira icyungukira cyangwa se n'umunyarwanda yafite ukora leta avuga ati niki nakoramo. So urumva hano hari ibintu bigera kuri 3 niyo turuze ukompara. Yes. Okay, icyambere of course ni paper assets ariko zimeze neza ziri safe nka government bonds. Okay, zunguka hagati ya 11 na 13% buri mwaka. So ngo ushizemo ibihumbi 10 urabona miliyoni na magana hagati miliyoni na magana 3 buri mwaka. Ya miliyoni 1 na magana 3 buri mwaka. Okay, so akabyo ngicyo hakaba ikibanza. Yes. Ikibanza hano mu Rwanda hagati mu 5 n'ibihumbi 10 wakibona kari cyiza. Wibaza ko ikibanza cyo cya ko appreciatinga gute? Ikibanza rero appreciation yacyo iterwa naho kiri, ariko ibibanza byinshi mu rungu on average bisigaye bya appreciatinga hagati ya 14%,
15% ku mwaka ku buryo nimba waguze ikibanza miliyoni 10 kubona umwaka utaha umuntu uguha miliyoni 11,500 wamubona bikoroheye. Okay. Kandi aho ngo ubaye conservative kuko ahantu henshi buriya na 12 na 13 wazibona aho ngo twagendeye kugira ngo tudashyushya abantu umutwe kuko ushobora kuzibura ukazaza kuba VIP-urira. iyo ni very conservative hanyuma tuvuga icya gatatu tuvuga kuri ku modoka imodoka ngiye buriya hari ukuntu ntayemera cyane especially nko muri biriya bihugu byateye imbere za Amerika cyane ko tuba ukingana turakidedicatinga kuba diaspora imodoka hanze zita agaciro byihuse cyane kuruta muri Afurika byaranangaje. Twe muri Afurika rero ziza zaramaze guta agaciro ubanza ziba zaraje zigeze hasi cyane ko buriya muri diaspora ko abantu bagura imodoka ari shyashya kandi imodoka rucicana mu mwaka wa mbere ushobora guta hagati ya 30 na 50% by'agaciro. Urumva ariko zijya kuza mu Rwanda umugani zarageze ahantu zitagita agaciro ariko noneho hakaba n'ikindi kintu yuko muri Afurika imodoka ishobora kuba asset cyane kubera ko abantu zifite ni bake so urumva hahitazamo business ya transportation na business ya rento hariya muri Amerika imodoka ni nk'ibishyimbo ntabwo ari asset. So ni ukuvuga ngo nayo ni ikindi kintu ushobora kugura muri ayo mafaranga. So now kugira ngo umuntu amenye sasa umuntu witwa BGC we aberanye no kuba yashira mu modoka Lionel we bitewe n'uzayo ikiza cye kuri we ni bond Kenny we ikiza kuri we wenda ni ntukibanza ni ibiki umuntu agomba kureba. Ngiye nkumva ko ngaho rero kwereka ibyiza n'ibibi kuri buri kintu cyangwa se n'ibintu umuntu agomba kubanza kureba kugira ngo amenye icyo fitingamo niki. Ikintu cya mbere ni ukureba risk y'iyo asset na return y'iyo asset. Buriya risk na return birajyana. Ikintu gishobora kuba gifite risk nini kuba cyahomba ariko cyanakwinjiza cyane tuvuge nk'imodoka. Muri ibyo bintu byose imodoka niyo ifite high risk high return. Ku imodoka ushobora kwikubita ahantu ugasanga ikwinjirije nk'u300 buri kwezi easily ugasanga kandi umwaka wose ugasanga ikubitije nk'imyaka nk'itatu ugaruje ayo usanga yagura indi. Do you see? Ariko aho ngaho natambwira umuntu gusa buriya abantu twese ntabwo dufite ikintu cyitwa risk tolerance imwe. Barimo abantu bariska bafite risk tolerance batorera kuba ya risk nini ati nta kibazo. Risk nubwo Yesu umuntu yashobora kwishira kuri metric 5 ariko iteka ryose risk nini nubwo na return yabiri nini si by'abantu bose. Hari umuntu iyo miliyoni 5 ze 10 ze zihiye Kenny aba crashinze abapfuye ntazongera no kugira ikintu cyitwa business cy'imodoka. So hari icyo ngicyo cya risk and return on investment. Hari icyo naho nakwita time to umwanya bizatwara kugira ngo ngaruze amafaranga yawe. Buri kintu cyose uzajya ubara ati nimba nshoye 10,000 bizatwara amafaranga imwanya ungana gute ngo 10,000 bihinduke 20,000. Return on investment miliyoni 10 zanjye zabe miliyoni 20 bizatwara igihe kingana gute. Icya gatatu ni liquidity. Ese ko urabona tuba mu buzima bwa buri kanya ese ni gute iyi asset yahinduka cash vuba vuba. Ishatse guhita mvamo kugira ngo nasubirana cash zanjye gute ese nshatse gusubirana cash sinahomba ko hari ibintu usanga kugisubirana cash ako kanya kitakiguhomba. Nko muri ibyo bintu nk'ikibanza kiragoye muri ibyo bindi byose kuba cyaba liquidity vuba. Hama rero hakazaho ikindi noneho cya maintenance and tax. Nagira ngo bijyane kugira ngo bitagira ibintu byose bitwara amafaranga. Ibyo noneho ni igihe noneho cya kibanza ibintu uzagipendingaho cyangwa ikintu amafaranga uzajya uhora usohora. Hanyuma rero akandi kantu ashaka gushyiramo ni akantu ka divisibility. Ese yego turavuga ku miliyoni 10 turavuga ku miliyoni 5
ase ufite eshatu ubu nimba adashoboye kugura imodoka tumujugunye urumva ariko nako turakagarukaho so coach hanyuma harimo gusa ikindi kintu wibagiwe kiri very important ikintu cya appreciation na depreciation nabyo birajyana nabyo biri muri ibyo bintu kuko urumva ikintu gishobora guha return ariko kikadepreciating kigata agaciro muri magambo make avete gifite return ariko gifite na depreciation ariko ikintu ugasanga ahubwo cyo gifite appreciation nako nta kantu ko kureba noneho rero coach hanyuma ne kare kanyuma na time horizon ni iki ni ukuvuga ngo jewe nk'umuntu ufite izi miliyoni 5,10 ese yes byose ndabyumva risk return liquidity appreciation ndayumva maintenance and cost all those kind of things ako say aya mafaranga nshoye ndifuza ko koko azaba yagarutse mu gihe kingana gute ese ni ibintu nshaka mu myaka 2-3 kugira ngo mbe mfasha mbe nkurikire ariko mite nkuramo wenda ndongore cyangwa se ni ibintu bya burundu kuko izo mindset zibiri ziratandukanye nibyo hari umuntu uvuga uti ngewe mfite time horizon ngewe rwose mfite umutuzo imyaka 5-10 naho nta kibazo hakaba undi uvuga ati no ngenda shaka akantu k'imyaka 2-3 kuko hari izindi gahunda mfite nyuma yaho ariko amafaranga yawe ntabiyicaye gusa so ibintu byose buriya Ken you have kubireba kugira ngo ubone icyo gupikinga nibyo